ngaho gerageza umwe ku mata mu gake gake ngaho ngera umuntu zikaba amata ameze nk'ayo mu cyaro guteze urumva aryoshye ngayinywesha aya ngaya agura angahe ibyo ngibyo ntibigire ikibazo ni uko nta bushobozi nayo ifite burenze niyo mpamvu niranje muri buno buryo wihangane nakabaye nakuguriye nk'inyange wenda ariko ni uburyo nari nshoboye nyine kuba nabikoramo inyange ariya natwe mu cyaro turayizi ariya aba apakinze mu ishashi none se wa musore we ntabwo wambwiye n'izina ryawe ariko njye nitwa Chris. witwa Chris? nose Chris nagusanze hano nyine ushonje wicaye hano ku muhanda ubundi nyine ngira story yawe inkuru yawe imeze ite? urumva nagize hano na saa 12 za mu gitondo nanavuye mu cyaro hari umuntu wanyemereye akazi ariko nagize ahantu nyine ndamushaka ndamubura. yakwemera akazi mu buhe buryo nyine mbwira? nyine yarambwiye ngo urumva nyine ngo hano mu mujyi ngo habamo akazi kenshi, yarambwiye ngo mve mu cyaro nze anshakira akazi birangira nyine mushatse ndamubura ariko nyine mfite nimero ze ushatse nyine umuntu yamuhamagara. ufite telefone? waturutse mu kihe cyaro se? mu majyaruguru. Sheri lupenda gukumbuye cyane naje ndakubona. Reka tuze turi tubone saving ubundi uko gukora gutya gusa. Shese umuntu wari ukumbuye nyine bibiri gutyo gusa nyine tubivuga gutyo. Oya ariko nyine gukora kukurebesha ijisho gusa gukoraho yahise kamugozi wari ukumbuye kunkora no kundebesha ijisho cyonyine. abanza bya mbere ibindi ni ibihe kugira kubona kureba nagakurikiraho ibyo nshaka kumva ntabwo ari kuvuga sibigorosha wiriye kunkoraho nibyo nanone ukurikijeho. Okay, it's okay. Wait. Banza ukomeze step zose zigere. Ubeka gusoma. Wait. Bikore nyine. Bikore. Uzi? Ngiye nyemerera. Ukuntu nkumbuye kugusoma mbikora urebe utuntu mukorera. Lawe. Ndabeshya se? Ndabeshya. Mwereke uburyo bakumbura tu. Ego. Okay, nta kibazo. yayifashe. Allo, Jean Paul.
ni Chris nagushatse nakubuze. Ni Chris nagushatse nakubuze. Wa undi muturanye mu cyaro. Umwe wo kwanuza uko amari. Alo? Wabanditse nimero itari yose? Oya, ndabizi neza ko ari. Nise kavuze ko atakuzi. Ngera umuhamagara. Umuhamagara ashaka kwa cyangwa wishe nimero? Urumva banyitaga Rudomoro, ushaka gusanga aho namubwiye izina ritari ryo. Yizibye. Atumva. Nimero ndanayibuze. Niyo wayibuze? Teni. Urabizi neza ko ari we uhamagaye? Nimero yayikuyeho? Jean Paul. Sibona, ariko ndabizi neza ko ari iyo nimero mawe. Niba uhamagaye urabizi neza? Ndabizi. Okay, noneho rero muri kano kanya nta kintu mfite nagufasha, sibyo? Ntabwo nagendanye amafaranga, ibice nari mfite byo ngurema no mata, nta kintu mfite nagufasha muri kano kanya. Ariko nenge gusura boyfriend wanjye. Iba nta kintu bigutwaye, twajyana namusaba amafaranga, nkamuhaye make yo kwifashisha. Hari ikibazo? Wabukoze nawe jana nisubirira mu cyaro. Ntabwo nagusiga ku muhanda. Okay, ngo fata ibintu bya tugenda. Sekuri kundeba ukisetse. Kukubona bitarumva nuzi ibitwenge akanyamuneza. Ufite isoni. Cyane Ubwo buciye ku hano hari umuntu isoni. cyane ukwe. Iyo rero bitarumva sari nyine. Nzi n'iki kigutera isoni? Ugira ari gihe hari utuntu wibuka. Kaha ndi mu buriri. Sure. Skoro bawapfumbase. Jera abanyapfumbata. Bebe. Jera abanyapfumbata. Bawapfumbase. Twegeranye ku buriri bumwe. Ntabwo bikomeye. Ntabwo bikomeye. Ariko ni ngombwa ngo bibere mu buriri gusa. Ni ngombwa ngo bibere mu buriri gusa. Bibere gusa. Twabikorera mushere. Gusa twahita. Sinjye nawe duhari twahita. Sheri ku kazi nawe kujya. Mu nzu yanjye nawe se wenda ari mu nzu ntoya ariko ni mu nzu yanjye. Aya sheri hano ntabwo. Studio ni editingiramo amafoto. Bisobanuye ko ari mu rugo mu cyumba. I can do everything. Shari binaga. Neza ibintu byose bizajya bibera mu mashuka reka wumve n'ibibera muri studio. Bimera nabyo uzajya ubona ibyo ukumbura. Aravugagiza ibintu umuntu akumbura sijya mu ntebe muri sara. Igihe kandi ko numara bidaka. Mu ntebe? Urashaka? You want to? Do you want? You want? Urashaka? Uvuga ngo tugende mu nzu nini? Tujye mu nzu nini. Ndagukumbuye cyane. Iko baya. Ese wati hano muri studio. Hari ikintu bita quickie. Cyagagiye kakunda. Abagire ko gutuma mvuga ibintu nasanzwe mvuga. Ari kwikura kandi? Abari ka kantu k'umunota nk'umwe ariko kihuse kabiri yawe mutare mwiteze. Kaza kaguruka. Ubundi two tugira abazungu. Ego. Nako tugiye kwibuka abazungu none. Ngira ko mamagara. Cyane Emery.
ari busy. Very busy. Mwitabe. Tugura bita umukabanya. Sure. Ndaza gusobanura iki se? Nashije. Okay. Ntabwo mwitabe nawe rero. So, tukomeze. Ndi kukubwira. Agakwiki kangwa muri studio ntabwo ari neza. Nuko ntabwo wajya ukumbura. Umunota umwe n'igice muri murezi. Ukarica. Tugende mu nzu. Tugende mu nzu. Nta kibazo sheri. Okay. Let's switch off. Okay. Then tugende. Okay. Okay. Let's go. Isso é bagulho. Qualquer dia, mano. Isso urumva umeze neza. Urumva mu mubiri wawe umeze neza. Kubyera kubwira ngo twinjire ukabyara. Oya, ukanye. Utegereje iki ko imvura igwa? Imvura ibanza igwa. Oya, kanye. Tuza twinjira. Hari ikintu nshaka kukwereka nitwinjira mu nzu. Byadanje. Neza. Byadanje. Ego. Mubaze utuntu dutatu. Nako dutatu ndakavunjamo kamwe. Ndamutse ngusomye aka kanya wahita unkubita urushyi. Ntabwo nkubita urushyi. Sure. Kuri kugira isoni si n'abandi bantu bari hano. Ntabwo uhita wemera ko twinjira mu nzu. Ntubyemera? What the fuck is going on between you? Ndababaza niki kiri kujya mbere hagati ya Baby waje se? yawe na best friend wanjye. Ni ukuvuga ngo tujye mu nzu se? Ceceka we naje ngufite muri kano kanya. Baby. Rana, I'm talking to you. Niki kiri kujya mbere hagati yawe na boyfriend wanjye? Niki kiri kujya mbere niwe mbaza? Baby ariko nyine nagusobanurira sibyo? Niba nkubwira twinjire mu nzu mubwira. Nta kintu cyo kunsobanurira. Nyine twinjire. Nta kintu ufite cyo kunsobanurira. Byose nimo ndabibona. Nabibonye. Murashaka kungira injiji njyewe, sibyo? Right? Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Wagaga ngaha ni cyo mfite. Hari umuntu windindiriye umuje hano mu gipangu.
witwa nde? ni umuntu duhuye yaramfashije arambwira ngo ngombe hano. Umuntu nta zina agira, ni iki mbwira ikibazo ufite kugira ubwoba. Mbwira ikibazo ufite numve ko nakufasha. Okay. Ndabona ufite umufuka ntabwo nzi. Siye ko nyine nawe yarambwiye ngo aramfasha ariko urumva nageze muri uno mujyi vuba. Nari nje gushaka akazi. Navuye iwacu nyine nimugoroba. Ngeze hano ahantu nyine yambwiye umuntu musanga birangira namubonye. Ariko turamuhamagara ahita ambwira ngo ntabwo anzi. Uje kureba umuntu se? Oya yambwiye ngo nze arama akazi. Ariko birangira nyine ntakamaye. Wari uturutse hehe? Mwisi nyine mu cyaro. Nabyumvise. Umuntu yaraguhamagaye uje kugira ngo agushakire akazi. Kugira ngo nshakire akazi. None uri kumuhamagara nakwitabe cyangwa nimero ntabwo igucamo? Namuhamagaye turamuvugana ariko arambwira ngo ntabwo anzi. For sure? Kandi ejo hari hashize icyumweru twahanye gahunda y'uko ngomba kuza akampa akazi. Witwa neza? Njyewe nitwa Chris. Urumva mu rugo ubuzima bwakanze. Umuntu abaje gushakira mu mujyi nyine ariko nyine umuntu yanengushye. Ufite telefone aha ngaha ndabona ntazi. Ufite telefone? Ngiye mbona ko nagufasha. Nta telefone mfite. Urumva telefone nari ndimo mu rugo nyine mfite ikibwana cy'ingurube. Nari ndimo kugikukira. Telefone igwamo nyine muri kugikukira no. Telefone muri make nta telefone ufite? Nta telefone mfite. Reka nguhe nimero yanjye sibyo? Nguhe nimero yanjye sibyo? Mu buryo kugira ngo ubone uko ngufasha. Umuntu niba ntabwo ufite wamufasha mu buryo wamuvugisha, ariko ikintu nagufasha ni uko naguha nimero yanjye ase ndayiguha gute, ahubwo wowe wamenye iyawe sibyo? Noneho umuntu tukaza kugerageza cyangwa umenye nimero y'uwo muntu tumuvugisha. Urayize mu mutwe se ahubwo? Nyine uwo mushuti nako uwo muntu twahuye umukobwa yinjiye muri cya gipangu. Kiriya ndi kubona hari ahirya? Akinjiyemo nyine arambwira ngo mbe ngumye aha ngaha ngo araza amfasha. Yanamuhamagariye nyine niwe wavuze nyine ambwira yuko Chris yaje ariko nyine ahita ambwira ngo uwo muntu ntabwo amuzi. Twajya kumuhamagara ngo Chris mpa nimero yawe njye nageze ndebe ukuntu nagufasha pe kuko nzumva ntabwo bisobanukiwe n'ukuntu. Ntabwo keretse ahubwo wowe n'umi yawe. Urayifata mu mutwe se? Ushaka akandi kantu wanjye? Ndashaka nyine akantu. Cyangwa n'uyifata mu mutwe nta kibazo. Ndashaka akantu ndiyaranja. Ninza kubona birabangamiye ndebe ukuntu nagufasha. Uraba ukoze ni ukuri. Andika 078 074 54 57 67 16 16 5 umva reka mbwire rero ndumva waza kumvugisha pe. Niba ukundira umvugishe ingero ukuntu nagufasha sibyo? Niyo byiza byakoroha. Yego. Ibintu biragoranye kuvuga ngo yinjiye hariya yasohokeye hano biragoranye kubyumva, ariko numvugisha uri kunyibutsa ko ariwe Chris twahuye. Nyine usiye ko mfite nyine na nimero y'uwo muntu se? Ndaza nimero y'umuntu wanyita ku gapapuro ariko ndaza kuza. Okay, uze kuyireba umvugishe, uze kuyireba noneho tuze kuvugana ndebe ikintu nagufasha. Chris sawa rero ubwo uzamvugisha sibyo? Uzamugisha wenda ndagerageza nkareba ko ndumva naguha akazi. Nimenya se wayisiganye? Wamakazi nkaguma muri uwo mujyi. Ntabwo ukunda ndabona ibintu kumwana gusobanura ariko wamvugisha tukaza kuvugana. Okay, sawa taza kuvugana sibyo? Umvugishe twemera guhaye. Baby mva nkubwire ukuntu byatangiye sibyo?
nyine yaraje kundeba bisanzwe. Ntabwo ndi kwizera ko ibyo ndi kubona ari muri kano kanya. Nyine numva sinari ngiye kumubwira ngo tugende mu nzu I can't even believe this. niko wari usanze ari kunsuhuza kwa kundi bahoberana nyine bisanzwe. Yagusuhuzaga. I can see. Ndabona ko yagusuhuzaga rwose. Ni kuri amusuhuzanya. Yari kumubera nyine bisanzwe. Yaguhoberaga sibyo? Yaguhoberaga Cenko. Baby, please. Please. Rana. Baby, hey. Baby. Rana. Best friend what? You know you're my best friend. Urabizi byose bijya mbere yanjye na Cenko. Nyuma y'ibyo uzi byose ni wari kunshitinga. Baby ariko sinagusobanuriye ko ndi igicucu nyabake kitabasha. My gosh. Baby, please. Ibi ngibi ntabidanje bana. Subiza ko ukunda baby. Hey. Urabizi ndagukunda. Wait. Ibi byose nta bintu birenze. Please. Nimusubire mu byo mwari murimo. Byose nabibonye. No. Ibyajyaga mbere byose nabibonye please. Harindi jambo nshaka kumva nyuma y'ibyo mbonye. Okay. Basi yeye. Oya musubire ugenda umuhobere nkuko bikoraga. Genda. Yari satani please. Yari satani. Nagaruka umuhobere. No. Mbiciye mood biragaragara. No. Umva mubwira ikintu kimwe sibyo baby. Ni satani yabiteye. Subiza uko mukunda. Ndana uri inshuti nyabaki. I'm sorry. You're sorry. Look at me. Numva naso nufite. I'm sorry, Emily. Ariko twabiganiraho bikarangira. Ibiki twaganiraho? Nyine ni ibintu bisanzwe nyine ni amakosa. Ni ibintu ni shitani yadushutse nawe. Ni ibintu bisanzwe kuba nsanzwe gubera na best friend wanjye. You are kissing each other, right? Byose nabi. Nyine urumva twari tumaze akanya turi kuganira. Nyine nabyo biraba ariko ntago ari ibintu twari twagambiriye please. Wait, don't touch me. Don't touch me. Baby, hey. Wanyumvishije, sibyo? Please, musabye imbabazi. Ntabwo bizongera pe. Ni kwa kundi abantu bashiduka ibintu byabaye batazi nuko byagenze. Murantunguye. Abel. Murantunguye muri buzima. Nyine ntabwo ari ibintu twari twapanga, nubwo ari ibintu twari twagambiriye. Abel. Sinzi impamvu nyirimo kuvugana nawe muri kano kanya. I don't even know what. Hey, I'm your boyfriend. No, you're not. Not my. I am. Please. You're not my boyfriend. Ibyo jambo ni wonyine kwitungutsa mu kanwa kawe. Nyuma y'ibyo mbonye byose bijya mbere hagati yawe. Ese umuntu asabye imbabazi nawe. Shame on you. Nta n'ikimwe wari ufite wowe. Shama nawe. Baby. Inshuti ni Yesu. Don't touch me. Please. Baby. Don't blame me. Right? Mugume mu byo mwari murimo. Bisa naho mbiciye umunezero, right? No. I can see. Ntabwo ari cyo bisobanuye baby. Please. Please wambabariye ukareka. Udakora ikosa na rimwe ryo kunkurikira. Babareka kugenda gutyo. Udakora ikosa na rimwe ryo kunkurikira. Niso kuko nagusabye imbabazi wanyumvise baby. Sibyo? Baby waretse kugenda gutyo. Babe. Mabuja. Noneho ubu nagenda nta kibazo. Amafaranga urayabonye se? Mabuja ko mbona mubabaye.
wakwizera ko sanze shira wawe ntawe ari byari kuruta ngasanga adahari. Wakwizera ko nsanze ari kunca inyuma? guca inyuma nyaguca inyuma nyaguca inyuma. Nsanze ari kunca inyuma. Inshuti yanjye magara, best friend wanjye. Abona ko bahindukira ariko mabuja njye nagutungure nanjye shira wanjye namufashe arimo kunca inyuma. Mpamvu nifatiye umwanzuro wo kwishakira akazi ngo nizire muri uno mujyi ndebe ko nabona akazi. Ibaze noneho ko ngewe nsanze ariko inshuti yanjye magara atari n'umuntu byibuze usanzwe wo ku ruhande ngo mvuge ngo inshuti yanjye izi byose, izi uburyo nkundana n'uwo muhungu, yarangiza akajya kunca inyuma. Nta nshuti magari ibaho mabuja. wakubwira ukuntu umukobwa namwizeraga, wakubwira ukuntu ariwe nafatiragaho icyitegererezo, wakubwira like uruhare nari mfite mu buzima bwe. Okay, mabuja akamubwira akantu. Akivuze ko Bibiliya ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu. Siko Bibiliya ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu. Ubu nibwo mbibonye. Umukobwa nizeraga, umukobwa twasangiraga buri kimwe, nta kintu kimwe yansabaga, nta fasha yansabaga ngo mbumwime mbufite. Ariko ntunguwe no kubona kumwe na boyfriend wanjye azi ikijya mbere hagati yanjye azi imyaka tumaranye njye nawe, yarangiza akajya kunca inyuma. Nsanze barimo barasomana yamwegetse ku gikuta. Ndumva ndangiriyeho. Umuhungu yari namwengetse ku gikuta. Umuhungu akagira udukoryo. Ubu sinzi icyo nakwizera muri kano kanya, ntabwo nzi nimba amaso yanjye ibyo abonye ari ibyanyabyo cyangwa se sinzi. Ndi kumva nyine ndi mu nzozi, ndibuze nko gukanguka nyuma kuko sindi kwizera bimaze kubona. Ntabwo ndi kubyizera pe. Ndimo ndarushanya amaso yanjye nkumva. Ese mabuja umuhungu wamukundaga cyane. Yari boyfriend wanjye tumaranye imyaka itatu. Uri kumva icyo kintu? Siko umuhungu ari ipusi. Umuhungu ni ipusi noneho yandi w'umukara. Ipusi ni ikintu giciriritse, ni imbwa. Buriya mabuja hari ikintu twibeshya, urabona ugafata umuntu ukora ibintu nk'ibyo n'ibyo mu mwita imbwa. Buriya imbwa ni ikintu cyiza, basi reka tumwite ipusi. Umuhungu ni ipusi. Ipusi we ifite akahe gaciro? Urumva ipusi si yo kunyahuza gusa, urumva arimo kunyahuriza ku gikuta. Aba nyine umuntu n'umuhito. Ariko mabuja reka ahita basi. Mabuja reka kabi gasiko nta keza. Mabuja kabi gasiko nta keza. Twakabaye twarabimenye ko ibintu ari uko nguko byarangiye. Kora ngo tuzi ko bahita badufata. Ese ubundi ibi byose twagiye kubikora tureba he? Ni satani n'umubiri wadushutse. Ndumva ndi kwicuza cyane. Isirana ko wari wambwiye ko mwe mwavuganye kubwira ko ari buze kujya gusenga. Ubundi wowe ntabwo wambeshya gasuye wandoshye. Ntabwo nakubeshya. Ntabwo urenze ko nanjye ari buhite aza akadusanga hano. Basi iyo mba nari mbizi twari kugira. Twari kuba twinjiye mu nzu nanjye ntabyo narenze. Nakubeshye ndicujije cyane. Gusa urabona emere ndi bumusubira imbere. Urabona ari ibiganiro ndi bujye imbere yemerine ndi kuvuga. Nanjye ntabwo nzi ko azongera kumvugisha kandi ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye cyane. Nanjye sinzi niba azongera kumvugisha. Reka mubwire akantu ahubwo. Wajoze ko wansize aha ngaha ngahita mbona umugira neza mbwira ngo noneho
nzamuhamagare ngo azampe akazi. uvugisha ukuri Ngo nzamuhamagare ngo azampe akazi. wow Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka gutaha wenda azamuhamagara nyine akampa akazi. Buretse gatoya sibyo urabyumva gute nyine nimba nta kintu bigutwaye urabona n'ubundi umuntu mwari mufitanye gahunda yakwihakanye like ntabwo nyine yavuze ko atakuzi nta muntu ufite muri kano kanya urabyumva gute turamutse tujyanye iwanjye nka gucumbikira kuko n'ubundi ndibana nta muntu mbana nawe nyine wabyumva gute turamutse tubanye njye nawe tukabana mu nzu kubera ko nta muntu ufite tubana muri kano kanya n'ubundi mbese ubundi ugira umuntu ugukoropera njye muri iyo minsi ndimo gushaka n'akazi nazangukorera amasuku ukaba ufite amasuku meza mu nzu it's okay nta kibazo cy'ingenzi ni uko waba ufite ahantu ho kubaka na nyine byanezeza uretse kujya nyine kuba mu muhanda n'ahantu ufite ho kuba byanshimisha nyine uramutse ufite ahantu uri kuba sibyo nta kibigutwaye nta kibazo mubuje nyasereka musaba akantu kamwe sibyo mbere yuko tugenda niba nta kibigutwaye wakwemera ukamobera ukamara agahinda afite n'ubusabe ubundi nakumara agahinda kumobera byonyine hari ikintu byafasha nta kibazo shari ibi ntabwo byashoboka pe sinzi niba utari kubyumva ntabwo ntekereza ukuntu ibintu twabiganiriyeho sibyo rero kuba wamamagara ngo nze ugamije kuryama nanjye right sibyo sheri banza wumve kano kantu aka kanya ngewe nawe turi umugore n'umugabo mu murenge abantu bose bazi ko uri umugore wanjye wowe ndimo gusaba ikintu cyagakwiye kuba kimuza nawe ukanyima ni mu murenge ntago twagiye imbere y'Imana ngo Imana ibihe umugisha ariko ni mu byumweru bibiri why ni mu byumweru bibiri tukaba dukoze ubukwe baby come on warihanganye pe sibyo imyaka myinshi tumaranye warihanganye bishoboka kuki wumva muri kano kanya bwo warambirwa ntago ndambiwe ntabwo ndambiwe ahubwo ibuka yuko nanjye nihanganye nyine ubwa mbere urabizi yuko utashaka kunsura twamenye mu kugutereta kwanjye ibyo byose narabyirengagije sibyo mpitamo kujyana nawe aho mwese muba mushaka sibyo kugira ngo mwereke yuko mukunda wayi ndimo gusaba wabikoze utabikuye ku mutima wawe ko mbikunda sheri nari mbivanye ku mutima sheri ndagushaka ndabizi uranshaka ariko mbabarira wihangane pe ibyumweru bibiri byonyine bisigaye ntabwo byakunanira kubyihanganira kuki utari kunyumva ngewe sondi sheri niki kintu urimo kumpisha kijyanye n'iki koza nyine urumva arabura ibyumweru bibiri sibyo kubera iki nyine udashaka kuryamana nanjye sheri mva nkubwire sibyo urabizi niba wabinsezeranije ko kuki udashaka kuryamana nanjye sheri kano kanya twakabaye turi guserera naho twakabaye dushyira hamwe ibintu byose bikajya ku murongo dushyire hamwe nyine n'imibiri yacu tuyishyire hamwe gushyira hamwe no guhuza none se usura uwanjye ntabwo ibyo warahiriye ejo bundi mu murenge ngise ibyo narari ko tuzabana mu bino no mu byiza yego none se kuki twabiranye kubana mu bino mu byiza icyo dusigaje kujya mu rusengero ibyo tuzakora ni ibiki bindi bisigaye Imana ikabiha umugisha pasiteri akaduhesha umugisha none se birangire mu murenge kangobaza amafaranga yose ndimo gutegura kugira ngo mbe nabana nawe ni Imana irimo kuyama sinjye uyakorera none we ndimo gusaba basi wenda ume n'iminota 5 basi murebe
ese uribuka ko ari wansezeranije ko wowe ubwawe wansezeranije ko tuzahavinga sex ariko twamaze kubona byeme n'amategeko twaciye n'imbere y'Imana byahawe umugisha byo nurabyibagiwe ye naga ari foto yanjye nawe turi mu murenge ye naga ari foto yanjye nawe n'andi mafoto yose mbese wanshinze oho sheri wagize hano ryari mbese utese ni sawa uri kubona uri mu ni masuku karibu kaguzanira agatebe ariko wicara none sinzakuroze niko sinzo wakuroze kugira isuku y'umunsi uko mbabaye nashaka rimaze gufura ndavuga reka noza amabase ndeke twe bikasa nabi baba wicaye mbese utese nda yego wowe se amakuru shanayo daho ndashima Imana yego aka kazuba sokanyeze mwana akazuba ko ni banje karakaze meze neza ariko kameze neza nanjye ndurimo ngende yacinze yacu sagiye Emeline neza ubwo kuvuga Emeline yaba kiraye amasaha abeshya nawe wari yagiye kureba wa musheri kuriya nagira akarenge bananjye bakakanya ariko araguhara we ntabwo twabaye umugore n'umugabo usibi siko basezeranye mu murenge kuvanye nayo ntugakabye niba barasezanye mu murenge ngombwa bahorane cyane aho mugiye mba numva nubwo atanakwirirwa aha ngaha yahora bagiye rego nyabageni umenye ko bafite ibintu bari kwitegura ariko bana yanjye yewe numva atari ngombwa nyine bajya bahora bakumburanye rimwe na rimwe sijya kumara ni ibiki ubwo nibagiye kubana bagiye kubana bajya kumburana we ndabyumva buri kubayo
turiho rero bikigezweho ibyaba bitaba ndahari ariko bigomba kuba urabyemeye